cyane bijya binezeza cyane nk'iyo buriya nk'umudamu ambwiye ati umugabo yaragiye ariko bisigaye bimeze neza. Sisiteme zo zihinduka buri munsi bajye biyapudetinga. Igare ryararangiye ubu ngubu tugeze ku munamba. Ikintu nabafasha kubategurira abanamba babo bajya babangezaho ntume bagira amazi kabisa ameze neza n'ibyangwe bikeya. Ariko njyewe umukobwa nakozeho wese rikaka aba umunamba mwiza. Yes, najya gusuza nizere ko meze neza cyane aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko kandi komeje kugira impagarike n'ubugingo, ariko nkomeje gufatira ry'iburyo abantu bari mu buzima butaboroheye, abantu bari kwa muganga barwaye, abantu bari mu magereza. Imana irabazi kandi iri kumwe namwe, kandi aho uri hose waba uri hanze bitewe n'ubuzima urimo ugenda ucamo hato na hato ukumva ko wenda wakiheba ntiwihebe. Imana iri kumwe nawe n'umutako dutatswe n'ibyiza. Subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro tuba dukora bijye bikomeza bikugereho cyane cyane. Mwamubonye umukobwa mwiza uri imbere, ni umukobwa mwiza 2020 yarakunzwe cyane, yakunzwe n'isi yose muri rusange, bamukunze kubijyanye n'ibyo yagiye avuga, abantu benshi baramukunze cyane. Twaganiriye ari umuganga, na n'ubu aracyari umuganga mwiza cyane. Tunashimira Jide bafatanyije urugamba rutoroshye cyane rwo gukomeza kuvura abantu benshi bagiye batandukanye. Ndabeshya niko bimeze. Nitwa manager nk'ibisa Biracyari kwa kundi ntago byahindutse. biracyari muri cya gihekane nsa Ni cya gihekane ariko waye wamubonye aseka neza, n'umukobwa useka neza kare wambaye neza vraiment. uyu munsi nagerageje kwambara ikinyarwanda. Asize kagakweto kandi imbere cameraman tugendane, kagakweto keza. Uzi kagakweto ko gasa n'umugozi wa kamera wa mikoro yacu. Nari mbizi nyine kuri buzi koresha umugozi w'umutuku. Bari wategura bizi ko ngiye tuba dutatswe n'ibyiza cyane. Wambaye ijipo, ni ijipo nziza cyane y'igitenge cyiza. Ari n'ubwambi mbonye wambaye nk'umunyarwandakazi. Ubundi se nambara wapi? Nyine ndi umunyarwandakazi, niyo mpamvu ubu sinambaye nk'umunyarwandakazi. Hari impamvu nagutumiye, duheruka kuri cya kinyamakuru cya kindi. Ndakizi nyine nanjye ndakibuka tu amabara habaga hahiye, ariko n'aha tugiye kuhatwika twimanukire. Ntabwo birenze kuko dutatswe n'ibyiza. Burya iyo ushyize ukuri hanze kwiza, kubivuga kubiriho nta kibazo. Nta n'ikibazo ariko ari derukana uri umuzungu none wabaye umwirabura w'imibiri yombi ufite uruhu rwiza. Niba bantu barakoresha 2021 erega ibintu byose ni imirire myiza. Uruhu bararurya ntabwo barwisiga. Yego. Subuza wa muntu hari ubwira ati umwaka mushya cyane cameraman. Apana wa muntu musubiza ati umwaka mushya. Genda. Uraho garafre, umwaka mushya muhire kandi nizere kumeze neza. Nyine hahandi ari ndamusuje. Aracyakorera Kacyiru. Ariko siga aya ari mu rugo. Ntago dushaka bamusize mu rugo. Ari mu rugo. Okay, ndamwubaha cyane kandi ndamukunda cyane. Ni w'agaciro kuri njye, ni mushiti wanjye uba hafi yanjye cyane cyane mu bigiye bitandukanye. Ari nakugorera rero ku mutako kugira ngo hari abantu muri uriya mwaka bagukubise imijugujugu, bagutera amabuye, bakuvuga neza, baragushima, ariko burya uzagira abanzi benshi cyane, ugira abakunzi bakeneye. Ibyo bintu ni byiza kabisa. Nanjye aho ndahanga abanyanga ni benshi. Mukomeze mu nyange, kunyanga kwanyu ni iterambere kuri njye. Amina. Ko burya iyo ugerageza kwerekana ibyiza, ukerekana ukuri, Imana iragukunda, nubwo abantu bakwanga ko Imana iragukunda cyane. Ku byo wavuze muri uriya mwaka twasize twajugunye, hari ingaruka byakugezeho? Navuga ko ingaruka zihari nziza cyane cyane. Ingaruka nziza cyane cyane. Yego zirahari. Nziza nezi? Inziza zirimo ko nabonye abakiriya, amafaranga araboneka, abandi barabasha gukira uburwayi bari bafite.
so urumva ko kuri kote zombi, yaba kote yanjye n'iy'abakiriya banjye, ibintu byabaye byiza cyane. Yego. hari izina bakuziho nanze kwirirwa none unanivuga ko barakuzi. Umuntu utakuzi muri commentaire yandikamo katakuzi ariko barakuzi. Harya rya zina rya kirizwa ko gute? waretse Utarivuga sinya n'imboga cyangwa ntaryo ratarababeshya. Arababeshya ishyaka mujye mumwihorera. umuntu nimba azi ko mubeshya izina ritari rye Nyiransibura antera amabuye azava umwanzi wanjye biye byose. Nguterera icyamabuye sibyo ntago byemewe. None se ubundi umukobwa wese wo mu Rwanda ubundi niko yakabaye rega. Yego. Kubera ko uri umuganga kandi burya umuganga iyo avura hari indwara agenda avura zikagira ingaruka nziza ku bantu. Wavuye benshi kuba izina ryitwa Nyiransibura, wavuye benshi, abakobwa bose babaye ba Nyiransibura cyane bijya binezeza cyane nk'iyo buriya nk'umudamu ambwiye ati umugabo yaragiye ariko bisigaye bimeze neza. nta kibazo tuba tugomba kuganira. None se amakuru y'iminsi bimeze bite? Nigeze kuvuga ngo wa muntu araho ubuzima wari urimo 2020 bwarahindutse winjira muri 2021. Umeze neza n'abakureba barabona ko umeze neza kuko wagoye ahasha. Kabisa 2021 ni umwaka mwiza, bimeze fresh, ibintu ni amahoro kabisa, meze bon. Dusangiza amahoro nayahe? Iyo mvuze ngo ibintu ni amahoro, akazi karagenda, umukunzi ameze neza, famiye imeze neza, abagenzi banjye mu kazi cyangwa se abashitsi banjye tubana hanze, n'igihugu cyacu cyuzuye amahoro. Nibwo rero urumva ko ubuzima bumeze neza. Uracyatunyamira? Of course, so waturaye handi atari Nyamirambo, kapitali y'umujyi wa Kigali. Wenda hari umuntu wakuntumyeho arambwira ati ibiganiro yagiye akora byubatse benshi, ese kubuvuga udategwa ukerekana byiza byinshi ukanishimwa na benshi, iyo mpano ikura buriya mu buzima buri wese agira impano yiwe, sibyo? Impano yawe ishyaka siyo yanjye. Rero mu bintu mfite imana yamaye harimo no kuvuga, ntategwa nyine uko bivuze, nkavuga ikintu uko kiri cyangwa uko nkibona mu buryo bwanjye. Yego. Nkubaze nsubiza ariko ntibanyumve nabi abadukurikiye mu kiganiro, ariko ni Ikinyarwanda tugomba gukoresha. Uracyafite inyanja? Ariko uracyayifite tubimenye. None se ubwo urubo wabwiwe n'iki ko nyifite? Warabyivugira ati njyewe mfite inyanja. Okay. Nk'umunyarwandakazi rwose meze neza. Bana nta kibazo, isoko ntago igikama. Uracyari wa wundi? Yego. Ntabwo ugitwara igare cyangwa haje iyindi system? Systeme zo zihinduka buri munsi, bajye bi-updatinga. Igare ryarangiye, ubu ngubu tugeze ku Munamba. Ariko Mico the best uramukunda koko? Mba namukurikiye 5 kuri 5. Umunamba nugeze, ariko Umunamba ni umuntu mwiza. Umunamba kabisa, imodoka arayikesha. Ariko uzi ko kuba utoga ugira umwana, kandi isuku ni isoko y'ubuzima. Bajye bashaka abanamba bogereza imodoka kabisa zise neza. Nanjye ahubwo ikintu nabafasha kubategurira abanamba babo, bajya babangezaho ntume bagira amazi kabisa ameze neza, n'ibyangwe bikeya tukanyuzemo na ya miti mucuruza. Yego. Umuntu abasha kuba ariko burya hari imodoka automatique n'iya manuel. Iyo automatique ni yandikira muri depart ikagenda kafata umuntu kitwara, manuel ni yandikira mu vitesse. Avuga ku ruhande rw'umugabo, umugabo niwe vitesse, automatique ni abamikazi. Ndavuga abagore bose bagomba kuba automatique, nta manuel muri iki kinyejana. Happy. Niyo mpamvu jewe mpari kugira ngo mbafashe mu nama,
mbafashe mu bijyanye n'imiti abana babe abadamu bameze neza kabisa. Abanamba ubu niryo zina basigaye bafite, abanamba bakeye. hari umuntu nigeze kumva ejo bundi turi mu kiganiro turimo turakora arangije avuga ati burya umukobwa ufite mu ijosi heza harambuye turiya bari umunamba watara bari automatique imeze neza. Ibyo ngibyo ni wenda n'ibyanya batipu mufite ko mureba ntabwo mbizi, ntabwo nzi icyo mugenderaho mureba umunamba mwiza pe, icyo ntabwo nakimenya, ariko ngewe umukobwa nakozeho wese rikaka aba umunamba mwiza. Yego, biba byumvikana burya umuganga agenda amenya imiti igiye itandukanye. Ariko rero tukiri aho ngaho hari umuntu watubwiye ngo umugore cyangwa umukobwa utarabyara kuriya muntu ntabwo ashobora kuba umunamba, ntabwo ngo ntabwo ashobora kubasha koza imodoka. bon rero ako kantu ntabwo njya nkemeranyaho n'abantu ngo umuntu atarabyara, no ntabwo ibyo bintu bihuye vraiment, kubera ko buriya byose biterwa n'imiterere y'umudamu, bigaterwa n'uwo bari kumwe uburyo yamwishimiye. Urumva, ntago bisaba ngo umuntu aba yarabyaye none se umwana niwe aba yarazibye amazi. Aya kabisa, ubundi biterwa n'imiterere y'umudamu, uburyo wamuteguye, uburyo yakwishimiyemo, ubundi mukajya mu kinamba tu. Aline, wakiriye komanteri nyinshi zigiye zitandukanye, nta ngaruka byakugizeho mu buzima wenda tuvuye kuri abo munamba n'ibiki mu nyigisho zawe? Hari abagufashe ukundi kuntu, hari abagutse mu matelefoni yabo, hari abagufite kuri statazi za telefoni, ariko ngo kubaka izina burya si umukino, wubatse izina ryiza. Wabyakiriye ute cyangwa no mu muryango? Hari ikintu kimwe njya nemera, nuko buri kintu cyose dukoze mu buzima kigira ingaruka. Ingaruka kuri kote zombi, nziza n'imbi. Ntabwo ibintu byose tubibona muri kote imwe. Uko njye mfata ibintu siko wowe ufata ibintu. Hari abo byanejeje, hari n'abakomeza kumbwira ati ukora ibiganiro uduha inama nziza z'ubuzima. Hari n'undi noneho wumva ko nakoze amabara akaba yaza akambwira ati wa mukobwa we nta muco ugira ntaki. So kuri kote zombi, ari abatera comment nziza nabonye n'abatera comment mbi narababonye, ariko ku bwanjye inyinshi ni izinyankuhaja kugira ngo nkomeze ntange inama zijyanye n'ubuzima. Nubwo benshi tubifata ko ari bibi, ariko nibyo tubamo. Buriya babyitarutsa barabyitarutsa kandi aribyo tubamo. Ni nka wa wundi uvuga ngo ngende umurokore, mu kanya wamukubita ahantu kwaje ugasanga yicaranye ikirahure cya musteri ibintu byakaze cyangwa cya primus. So banga ko kubivuga, nyamaze akaba aribo barenga bagaca ku ruhande bakabikorera mu bwihisho. Ibyo bintu uvuze ari video yanyuze ku mutako abantu bamwe na bamwe bajya mu kiliziya ngo batuye ngo bakijijwe, bajya kureba ugasanga burya inyuma ni mu gikari arimo gukora byinshi, kandi wowe urimo kwerekana ibitagenda neza bituma ingo zisenyuka bakagutera amabuye. Komanteri kuri abo bantu bakora bakanywa ibisindisha bihishe, nyamara bakajya imbere y'abana ati twe turarokora. Icyo nabwira cyo nuko Bibiliya nayo ivuga ngo ntukaba akazuyazi, sibyo? Wivuga ngo njye si inkonje sinashyushye, jya hamwe konja cyangwa se ushyuhe, sibyo? None se ubundi ubwo ari nk'uwo nguwo wishushanya gutya, arumva Yesu aje kumutwara ntiyamwemera. Yesu ntiyamwemera, na Shitani ntiyamwemera, kuko ntaho afite abarizwa. So nimba nyine ugiye muri ibi bijyemo ubikora ubishaka. Niba yumva akikundiye akabyeri, namugira inama yo kugira ngo aze muri Katolike. Muri Katolike ntawe ukubuza kunywa icupa cyamubayeho, arisome ajye no gusenga, ariko ijya buriya njye ikintu kimwe njya nemera, ukwizera kwawe ufite nta kuvuga njye ntagende ku kwizera kwawe, ngendeye ku kwanjye. Nimba nizera ko kunywa inzoga nta cyaha, urumva, nkemera ko idini ndi mbarizwa muri kaba ribinyemerera, nta cyaha mba nkoze, kuko nyine idini ryanjye rirabinyemerera.
urumva n'inzira ndimo ncamo ndi guca mu nzira igororotse y'idini yanjye ariko wowe wagiye mu barokore urabizi ko idini urimo ritemera kunywa inzoga deja wayigiye mubizi none urimo urajya kuyinywa wihishe icyo ni icyaha uba ukoze icyo ni icyaha uba ukoze ahubwo iryo dini bajya babafata babaca babashyire hanze baba basebye ayo madini baba barimo abayoboke babo barimo barabangiriza isura so ikintu nabwira bene abo bantu rero bajya gukora ibintu bihishe niba bisige 2020 kabisa niba bisige 2020 bareke 2020 bakora ibintu ku mugaragaro sibyo aho ngo ni sawa bakora ibintu ku mugaragaro ese ari iyo umunyamakuru w'umwuga cyangwa umunyamakuru ukeneye kwerekana ukuri iyo yerekanye nk'abantu nk'abo ngabo batari mu nzira nziza nyamara bambara umwenda mwiza indani badakeye hari ikosa ry'umunyamakuru bafite oya naryo erega umunyamakuru ashinzwe gutara amakuru niyo mpamvu baba abanyamakuru yes ayo ni amakuru kandi akwinjiriza wowe uri mu kazi kawe ntabwo mbibonamo ikosa rero just wowe washatse amakuru urayabona uzi nk'ubwo ngubwo none se cyane urabona nka hanze wenda tujye nko mu bintu by'imikino nimba nk'umunyamakuru w'imikino agize gutya akabona wenda nk'ari magwaye yasinze yakubise umuntu nahita agapostinga hariya kamuha views ati reba wa mukinnyi w'ubwongereza kapitene wa Man U noneho byabaye gutya na gutya ni amakuru rero nta kosa uba ukoze nimba wataye amakuru ukamenya ko kanaka byagenze gutya it's okay bravo kuri wowe kuko ni akazi ari dukomerezaho cyangwa ducika intege nk'abadukeneye oya mukomerezaho kuraje ahubwo urakoze cyane Aline turimo gusatira wenda umusozo w'ikiganiro ko tuba dufite byinshi na byinshi nk'umutako tuba tugomba gukora waje hano kugira ngo ugire byinshi ubwira abanyarwanda badukurikiye buriya igihe cyose ugifite umutwe utekereza igihe cyose ugifite ubuzima nta kintu utabasha gukora so nimba umuntu akubwiye va muri ibi menya ko nimba hari irembo rimwe ribaye bloke hari irindi ryari rifunze ariko noneho rifungutse so ririya nimba ridashaka kuryinjiramo injira muri ririya wowe ukore cyane gusa utitaye kuri abo bandi yego twagerageje kubishyira ahantu mwumvishije kandi munadukurikirana cyane n'iby'agaciro Aline nakoze afite Isaka Manage nakoze afite Mutako TV n'ibindi byose n'abantu bose tuba berekana ibiba bishoboka byose nta kosa bafite Aline abakobwa bagenzi bawe ni ubuhe butumwa ubagenera muri 2021 muri 2021 muri 2021 abakobwa bagenzi bawe ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari umwaka wo gukomeza kumva ko uzasabatike umuhungu ugiye ahantu si umwaka wo gukomeza gusaba amayinite si umwaka wo gusaba amafaranga ya salo please bakobwa mureba mukurikira Umutako TV ndabashishikariza gukora nutabyumva ngewe wanyegere urumva mufashe mwereke icyo gukora ibyo gukora birahari byinshi ntabwo ubwo bwiza bwanyu buzaba bwiza kurushaho igihe muzaba munafite ikofi byimbye mwere kumva ko uzategereza ku mugabo uzashaka were kumva ko uzategereza kuri boyfriend wawe ndagira ngo mwabakobwa mwe muze dufatikanye dukure amaboko mu mifuka dukore twubake u Rwanda rwiza rwezo washaza Aline uracyafite cya kibuno cyagiye wakoragaho kikavuga ati Kome uzukara muri telefone wajye kuyafoto. Oya. Cyagifite. Ubu nabaye byenda minini nago wabona ariko kiracyariyongere nge se ko ntajya nanuka. Kibuno. Ari basi haguruka ngera wicare babarire. Naguruke. Nda. Usuzura umuntu uri hirya ngo. Oye. Inde. Inde. Rebara. Oya nasubira muri rebara. Ongera wicarire. Yagiye kumusuhuza araje Aline urabona Aline aracyari wa wundi aracyari wa wundi koko ikintu nkundira Aline burya ni umunyamahoro n'umuganga mwiza ni umukobwa mwiza utanga ibitekerezo bizima byiza ariko ntuzamujajinga kubera impamvu zawe ku giti cyawe Aline turashoje ariko cameraman mwereke yanyinya wajya gunyereka cyagiye ntaranagutunga mikoro mwere ni umukobwa ufite inyinya nziza ngo mu Rwanda na King James nagakurikiye ayasha
Kingdom se buriya ntandusha ariko wasanga wenda ba papa ari bamwe ntawamenya. ari umuntu wigeze kumbwira ngo buriya iriya nyinya ari ine si igihanga iryinyo n'icyavuyemo cyangwa nuko yivukiye ko iyo mbirebye Niko nivukiye nta ryinyo ryavuyemo pe n'ukuri. Okay, hagati y'Umusanze i Kigali mu majyepfo y'u Rwanda no mu majyaruguru niyo wifuza uzakura umugabo uzakubera papa w'abana? Mu majyaruguru. Ati mu majyaruguru kubera iki? Abahungu babo bagira urukundo we bazi no kwita ku bagore Bazi no gukora akazi cyane. Ati cyane hari impamvu mbimubajije uzara kino kiganiro wese akisanga karimo mu majyaruguru hari impamvu. Aline turagushimiye cyane, twari tuguhamagaye kugira ngo uganirize abakunzi b'Umutako TV n'abantu benshi baragukurikiye barakuzi cyane. Ubu mu kanya ngiye guhita mbona commentaire nk'ibihumbi 10, abantu nk'ibihumbi birenga 200 ko kuri cyamamare. Shaka ebana ni barebe kabisa kandi bakomeze bakore subscribe. Ebana uyu mwaka ndifuriza abantu bose ibyiza, ntuzababere nk'uwashize. Ebana kandi bakomeze bagire ubuzima buzira umuze. Yego. Ari abantu reka tubivuge. Nubundi twaravuye twarigendeye. Ntabwo tuzanahakumbura. Cya kinyamakuru twahuriyeho ugiye kukivuga amazina yacyo. Ni ibinyamakuru bibiri. Ndashaka abakunzi bawe bose bakikubonyeho babwira ati murakaza neza ku Mutako utatse ibyiza ku Mutako TV. Ebana welcome ku Mutako TV ahantu hari ibyiza byose. Channel itwika ubundi kimanikira. Channel ushobora gusangaho buri makuru yose ukeneye kandi ku gihe. Channel ushobora gusanga ibiganiro by'ubuzima, ibiganiro by'abastar, ibintu byose ahangaha. Ibintu byose ku Mutako TV. No kuvumbura kabisa. Bishyira kuri kose hanze bya bikuta tukabivana tugashyira. Mwabishyize hanze kabisa. Ako ni warumva ari. Of course ko twaherukanaga umwaka washize. Umva nyine tujye twubahiriza gahunda za leta naho ibindi bajye ubihorera. Aline turagushimiye cyane wakoze kwitaba ikiganiro ariko episode kuvumbura byose turacyari kumwe nawe nengo tumire uzagaruka. Nzagaruka nukuri. Hari umuntu ushaka kuzagura ndabyemeye. Suhuza Ejide ndamusuje mugenzi wanjye dukorana cyane mu bijyanye n'ubuzima kandi nkomeje gushishikariza abantu kutugana kugira ngo dukomeze tubagire inama kandi twite no ku buzima bwabo. Ngiye kukubwira izina nkubwire n'imibare ihera nyuma nayo usuhuza iryo zina niyo mibare ihera nyuma. Nta kibazo. Mbappe ariya Mbappe akina muri iki? Akina muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Kuri Instagram yitwa gute? Inde. Afite n'amazina y'Abanyarwanda. Mbappe ukina muri Paris Saint-Germain. Okay, yitwa Mbappe 11. Dushima Imana Aimable Mbappe 11 kuri Instagram. Yego, bamukurikire. Ubwo sinzi impamvu mumubwiye ashobora kuba ari umushuti wawe. Ndamukunda byatari kuko uburyo akina. N'umuhoga afite mwiza cyane nk'uwamana ajya hano. Abantu bamukurikire kabisa. Abantu bajye banamukurikira n'umunyamakuru mwiza njya numva avuga imipira kuri Magic FM na ABANABMBA bajye bamukurikira kandi banamukurikire kuri Instagram. Bamukorera icyo bita views. Bana kabisa bamufollowing cyane. Urakoze cyane Aline, amahoro y'Imana bane nawe kandi umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire nawe. Tubaragize Uwiteka Umutako TV, subscribe, like, share, in comment. Ikiganiro giye kurikira iki kirebe ufata umwanya ukirangize hanyuma hirya gatoya hari akazogera iyo ugakanze ukazana amatwi kugira ngo ntuziri gudushakisha ujya gusacinga ngo hehe ngo turebe iyo wabikoze biba birangiye. Imana y'u Rwanda ibane namwe nituse akamanage. Cameraman umwaka mushya muhire. Ciao ciao.